munsi rero kuri iyi tariki ni umunsi isi yose izirikana umunsi wo kurwanya iyicarubozo no kuzirikana abarikorewe. Ikaba ariyo mpamvu uyu munsi rero ngira ngo baganirire ku bijyanye n'iyicarubozo, dore ko iyicarubozo je naribonye mu magereza aho nagiye nyura. Iyicarubozo rero nabonye ryari rigambiriye cyane cyane kubaza umubiri, gukubita, gukomeretsa, rimwe na rimwe hakazamo n'impfu. Mbese muri make ibi byose babwiye nabibonye n'amaso yanjye, kandi mbifitiye n'ubuhamya bwagiye bugaragazwa mu manza muri iyi minsi zabaye zari zigenewe guhana abakekagaho ko bakoze iyicarubozo muri gereza ya Gisenyi. Nk'uko mu kanya nari maze kubivuga rero, ibikorwa cyane cyane byagaragaye nk'iyicarubozo ryakorewe abari mu magereza, byagaragaye ko barakubiswe, cyane cyane gereza ya Rubavu ifite umwihariko kuko iyo yicarubozo ryakozwe abantu bari barubatse ikidendezi bita Yorodani. Abo bantu rero bakorerwaga iyicarubozo babanzaga kubashyira muri ayo mazi, bakabadumbuza muri ayo mazi. Amazi yabaga ari menshi, bamwe bakayasoma, abandi bagahura n'izindi ngorane zijyanye no kuba babashyize mu mazi menshi kandi batari bubashe koga. Urumva rero ko iyicarubozo risa nkaho icyo kidendezi ari cyo byari ryarateguriwe icyo gikorwa. Bamara kubashyira muri icyo kidendezi bakanabakubita. Aha rero ndagira ngo nsobanure yuko ibijyanye n'iyicarubozo ryakorerwaga muri ayo magereza cyane cyane aho nagiye nca, ndagira ngo mbanze nsobanure ese ubundi umucungagereza wo bita umusuruveya akubita umuntu uri muri gereza amuhoye iki? Aha ngaha biragaragara ko umucungagereza wagiye gukora ibi ngibi yabaga yarenze uburenganzira bwe. Umucungagereza ubundi afite uburenganzira ku muntu uri muri gereza, icyo agenewe ni ukumurinda. Barengaga rero ubwo burenganzira bwo kurinda, bagatangira no gukora ibindi bintu byagombye gukorwa n'ubucamanza. Ni ukuvuga yuko iyo wabaga wakoze icyaha gisanzwe cyangwa se umucungagereza akagira gutya akavuga ati uyu muntu mumunzanire mukubite, nta mpamvu ifatika babaga batanze bagomba kugukubita. Hariho nk'igihe tuvuge hari umuntu umwe agiye nibuka bakubise kubera ko yaribye ikiringiti, baramukubise bigeraho apfa. Ubundi icyo gihe rero umuntu yibye bagombye kuba bamujyanye imbere y'umucamanza, umucamanza akaba ari we ufata icyemezo kuri icyo kirego bamuzaniye. Aha rero nuvuga ko abacungagereza aribo bita abasuruveya bakoze akazi k'ubucungagereza bakora n'akazi k'umucamanza. Aha ni ukureba ese amategeko abemerera no gukora akazi k'ubucamanza no gutanga ibihano. Niho rero byaturutse yuko twagiye tubibona yuko ari iyicarubozo bakoze, kuko nta mucamanza wabaga watanze ibyo bihano, bakamukubita bakamujyana muri Yorodani n'ibindi byose mbese bibabaza umuntu. Babaga bakoreye iyicarubozo aho hose muri ayo magereza nagiye nca, cyane cyane muri gereza Gisenyi ko habaye iyicarubozo karundura, dore ko bari barateguye n'icyo kintu bita Yorodani. Bagomba kubanza gushyiramo abo bagiye gukubita, bakabanza bakabamirisha nturi. Ni ukuvuga yuko amazi ubwayo yabanza kubakorera iyicarubozo, byarangiza bakabakura muri Yorodani bakabakubita. Uwabaga yamaze gukubitwa rero, amaze gukorerwa iyicarubozo, nyuma y'iminsi nk'itatu yatangiraga kuzana ibisebe ku kibuno. Bakubitaga ku kibuno akenshi. Bya bisebe rero ubu ngubu abenshi bafite inkovu ziragaragara, niho umuntu arebera akavuga ati uyu muntu yakorewe iyicarubozo. Aha rero nkaba ngira ngo usobanurira abazanyura muri iki kiganiro ko
maze kubona ibyabaye ku bavandimwe twari dufunganywe nanjye kandi byambayeho, nahisemo gushinga umuryango urwanya iyicarubozo, umuryango witwa Stop Torture Now, ni ukuvuga ngo hagarika iyicarubozo nonaha. Uwo muryango rero icyo urimo gusaba, uhora unasaba, ni uko abasuruveya, abacungagereza bamenya uburenganzira bwabo aho bugarukira, bakamenya n'uburenganzira bw'umuntu ufunze nawe aho bugarukira. Kuko mu gukora iyicarubozo byagaragaye ko cyane cyane abacungagereza, abasuruveya bajya gukora iyicarubozo bahawe akenshi uburenganzira n'umuyobozi wa gereza. Umuyobozi wa gereza rero bigaragara ko yivanga mu buzima bw'abanyururu bwose. Ubundi kandi akazi ke yagombye gucunga umutekano wabo bafunze, haramuka havutse ikibazo kireba ubutabera, aho kugira ngo ari gutanga ibihano, ahubwo akiyambaza ubutabera. Mbese muri makeya icyo nkunze gusaba nk'uyu muryango witwa Stop Torture Now, ni ukuvuga ngo umucungagereza namenye aho uburenganzira bugarukira, ye kwivanga mu bibazo bireba ubutabera. Aha rero ndagira ngo nze gusobanura ku bijyanye na ziriya manza navuze zabereye hariya mu nkiko, haba ku urukiko rwa Rubavu n'urukiko rwa Musanze. N'intambwe yatewe no kuba byonyine imanza zarabaye nabyo ni byiza, ariko ahangaha ndagira bamenyesha bazanyumva muri iki kiganiro ko leta hari ikintu yagombye guha abafunze nk'uburenganzira bwabo. Ntabwo abafunze bemerewe kurega iyo bakorewe iyicarubozo. Niyo ubigerageje, diregiteri cyangwa abandi basuruveya barongera bakabukora iyicarubozo rihambaye, bakagukubita, bakakubaza ko ibyo urimo. Nicyo gituma rero abafunze bagombye kwemererwa gutanga ibirego bitagombye kunyura kwa diregiteri wa gereza. Kuko diregiteri wa gereza kugira ngo utange ikirego ugomba kugenda akaba ari ugusinyira izo mpapuro. Ntabwo byashoboka rero ko umuntu wakoreye iyicarubozo ari we uzasinya yuko akakwemerera uburenganzira bwo umujyana mu butabera. Aha rero nkaba ngira ngo nsabe abayobozi b'iki gihugu bemerere RIB igire iminsi izajya igera muri gereza, yinjiremo imbere, ibaze niba nta bafite ibirego bagomba gutanga, kuko ntabwo bemerera. Ubundi twagombye kuba twarareze kera kuko twakoreye iyicarubozo inshuro nyinshi, ariko ntabwo twari tubyemerewe. Maze gusohoka muri gereza rero nibwo nashinze uyu muryango witwa Stop Torture Now, ntangira gushishikariza ababa barakorewe iyicarubozo ko bareka. Noneho leta nayiza kubona ko koko hari abarikorewe, ibibazo byabo batangira kubikurikirana. Ariko ubundi rero umuntu ufunze arakubitwa, arambuzwa ibye, kuko hano ndagira babwire ko hari umuntu wakubiswe agakorerwa iyicarubozo bagira ngo bamwaka amafaranga ngo yari afite kuri simukadi bari bamubonanye. Mu gihe yabimye iyo simukadi ngo akorere amafaranga, bamukoreye iyicarubozo kugeza apfuye. Yitwa Makidadi. Aha nanone ngisobanura ibijyanye na ziriya manza zabereye mu nkiko za Rubavu no mu nkiko za Musanze, byagaragaye ko hari abanyururu bashinjwa kuba barakoreye iyicarubozo abandi banyururu bari bafunganywe. Ariko ahangaha ndagira nsobanure neza ko imbaraga abanyururu bari bafunze babonye zo gukubita abandi banyururu, zo kubakorera iyicarubozo, ni amabwiriza babaga bahawe n'ubuyobozi bwa gereza. Nibyo navuze yuko nyine diregiteri yivanga mu buzima bwose bw'abafunze, kugeza naho ibihano byagombye gutangwa n'umucamanza bitangwa na diregiteri, kandi akabitanga ari ibihano bikomeye cyane ku buryo wakubita umuntu kugeza apfuye. Aha rero nkaba mvuga nti ntihamenyekane umurongo abadiregiteri n'abandi bacungagereza bagomba gukurikiza bari muri gereza, akazi kabo kagire bigaragara aho kagarukira,
kuko bararenga bagakora n'akazi katari akabo, bigatuma akenshi bibyara iyicarubozo mu bihano baba batanze. Ngikomeza nsobanura ibijyanye n'iyicarubozo, ni na byiza yuko abantu bamenya ubuzima hariya imbere bumeze gute muri gereza, dore ko nta munyamakuru winjiramo, nta wundi muntu uzamenya ibyahabaye, ni ibanga rya deregiteri n'abacungagereza, nibo baba bazi ibirimo kuhakorerwa. Aha none nkaba ngira ngo nisabire leta nigerageze irebe ukuntu abantu, abanyamakuru n'abandi bose bakwinjira mu buzima bwa gereza bakamenya ibihabera, byaba ngombwa bakanabatembereza muri gereza bakareba uko abantu bahafungiye babayeho, kuko hari igihe bajya bahamagara abanyamakuru ngo baze barebe ukuntu abafunze babayeho, ari ugasanga ntago babereka byose, barabereka gusa ibyiza nibyo babereka, ariko amakosa aba yakozwe n'abo bayobozi n'abasuruveya ntago bayabereka, kandi ntibanatuma icyo gihe abafunze bavugana n'abo banyamakuru, ahubwo baba bateguye abantu bakababwira n'ibyo bari buvuge, bakaba ari bo bereka abanyamakuru bati dore mugende muganire n'abariya banyururu. Byaba byiza rero leta iretse ubuzima bwa gereza n'abantu bo hanze bakabumenya, bakabwinjiramo, bakamenya ibihabera. Uyu munsi rero tubinyujije muri iyo fondasiyo Dr Niyitegeka Theoneste irwanya akarengane n'iyicarubozo, nibwo butumwa nabageneye, tukaba tubasaba ko nawe mwatuba hafi mukadufasha mu byo dushoboye, tukareba ko twarwanya iyicarubozo, maze umunyururu wagiye muri gereza akayataha kuko yaje ataravunaguwe cyangwa ataravunaguritse, abonwe n'abantu bashinzwe kumurinda. Murakoze, mugira amahoro. Yari Dr Niyitegeka Theoneste, umuharanezi w'uburenganzira bwa muntu, twaba n'umuganga, binyujije muri fondasiyo Dr Niyitegeka Theoneste nabagejejeho. Murakoze.